ariko ikintu namushimiye y'amana arasiramuye. ariko asiramuye vuba nta myaka 2 irashira kuko iracyasa umutuku. Ako tunabigarukeho y'amana afite akabono kabi. Tega kabuno we. Uzi ko bagira ngo bamukubise irangi ry'umukara ko kabuno. Gakomeza ngo. Bamutejwagara ku kabuno. Pazo nsumulisa. Ukunda kubura muri cyane. Bamukubisemo. Bamufunze rwose. Pazo? Si Pazo se babanaga na y'amana. None afite access kuri telefone ye video zose no ku uploadinga biba hehe biba muri telefone ya Pazo. Afata akopiya ibintu byose biri mu telefone ya y'amana arabyiyoherereza. Amaze gushwana rero na y'amana amaze gutandukana bagize iki abasendenza video. Hari video bivuga ko bari bamaze amezi 5 batagize iki batarazirekura kizerekwe mu kwa 11. Ariko witwa y'amana rwose ni Pazo hano rweza amenyo tuzamusura naga akosa mana uzi ko umuntu washize ubwambure bwa y'amana hanze uriya ngo ni Pazo no kukoroga yakoroga siko Pazo ari inshuti yanjye no kukoroga yakoroga mwana tuje tugenda gake tuje tuvugisha ukuri umuntu wakoze bera bintu no kukoroga ako tuzamusura mana Mose yarishe ubundi yamaze bose kuki bafashe siravita kamugaruke akamubanga yanjye mu telefone yashinzwe Mose yayabonye atayamweretse oya ubundi ukuntu byagenze y'amano ni Mustari yabanaga n'uwo Pazo rero none ko telefone Pazo ko bakumumena babanje kuba nani Nyamirambo kumumena noneho Pazo y'amano aza kuzana umugore biza gusangwa Pazo niwe ufite iPhone ngo 13 Pro Max anoze y'amana nta telefone yari afite kujya yikameze ko rucarenze urumva birangira akajya akoresha Pazo akajya akoresha Pazo ariwe cameraman we hanyuma mu mafaranga y'ibiraka y'amana yabonye akahamahamo 190% y'ibyo bakoreye urumva ni pourcentage Pazo yakoreraga ko yariki telefone baza kubana rero bamaze nuza y'amana amaze kuzana umugore abwira Pazo ati njewe rero nta bagabo babiri mu rugo reka nkukubita inoti ya 500 ugende yikodeshereza iki inzu yawe. Pazo ati reka arabya y'amana we yabanje kumuha 300 ati ayandi 200 yagwa muri iriya weekend tumaze gukora iki ibiraka biriyo 200 yagwa. Pazo ati ntibishoboka utampaye amafaranga yanjye yuzuye ngo mvanganya afite ntago biri bukunde kose ko yaramufashije ubundi urumva kandi ayo mafaranga y'amahano yamuhaga ntabwo yari ari ku mushahara nta nubwo ari ideni yamwishyuraga gusa n'ubufasha nk'uko babanye neza. Umuhungu wawe ati ntabwo bishoboka ntabwo mvanganya yajyanye ati cyangwa se dutegereze iriya weekend ayo desa naba yabonetse nibwo nzava ahangaha nibwo nzagenda. Umuhungu y'amahano ntiyikojeje mu nzu akareba ko telefone ya 200 yari afite akabimuha Pazo agatabwa ati rero mu gitondo ndazinduka ngira iki asanga 300 bikaba ngahe 500 muvuje pastori randi wahari ako jado zgura fanta pe akose nje bita amafaranga ko wahunze na kamera utari no kwigamo neza urabyumva reka dukomeze. Uwitwa rero y'ampano abagize iki abaramufashije amafaranga arayamuha yose. Pazo ati rero nta kibazo ndazinduka mu gitondo ngenda byaje kurangira umushoferi watwaraga y'ampano aje kubareba abari ugira iki abari we umujyana urumva aramujyana ajya kwikodeshereza birangira atangiye kubona amafoto ya screenshot atangiye gucicikana yaravuye muri telefone yande ya y'ampano
uwo Pazo. Arabyumva birangira mu kwa gatanu hatangiye gucicikanisha amafoto ya screenshot arimo asambana. Kuko kundi video iri gukinika ugahita uyirya screenshot. Niko byatangiye. Yatangiye agaragaza amafoto. Noneho nuze uyu nguyu y'ampano ayo mafoto yatangiye kuyabona nande Papa Cyangwe yahawe nande na Pazo. Akimara kubona rero y'ampano yese afata feri ya mbere yo kujya kuri ribu kujya kwidekarara. Agenda rero gati nyamuneka hari umuntu twabanaga ndi kubona atangiye gukoheza amavideo kubera ko twabanaga twarashwanye dupfa ibi n'ibi nimwari mukabonye aya mavideo muzagira iki muzamenye ko ndi guhohoterwa kandi kurengana. Urabyumva? Zamurengana. Yego. Guhera ubwo mu kwa gatanu izo video zari kuzasohoka mu kwa gatanu birangira zitagize iki zidasohotse. Bibayaho ejo bundi mu kwa 11 muri uku kwezi video ziba zigiye hanze. Nukuvuga ngo iyo amahirwe y'ampano yageze iyo ataza kugira iki kujya kwidekarara mbere tayari ngo waba urimo. Y'ampano rero izo video zimaze gutrendinga abaturage bose bamaze kuzibona abagize iki abavuze umuntu izina ry'umuntu ware kuri izo video babanaga. Birangira bigenze bitereye byaje kurangira Pazo afashe video ngo tebuka tuvuga ubujajwa. Tebuka tuvuga ubujajwa papa. Guys, mukora like, mukora subscribe, dukomeze. Tujye kwigira mu dutiku gusabara. Gake. Guys, rero impamvu ibyo byose byabaye impamvu muri kubona amavideo yose yatrendinze uwitwa Pazo Man arafunzwe afungiye kuri station ya polisi Rwezamenyo i Nyamirambo. Kandi namwe muri abantu makuru muzi gusesengura uyu y'ampano ararengana kandi n'uyu nguyu wari kwe video ari mu bugoryi naryozwe ibyo yakoze. Naryozwe ibyo yakoze naho ibindi azakurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Umuhungu wanjye rero ngo kabyaramwe nakugira inama yo kuvuga ngo ibyo bintu byihorere bara gake wasobanukiwe se ubwo ugiye gutuma nsubiramo nagusubiramo ambo. Rero igihe hari n'iki ngiki uraza kumbwira uko byumva yashyizeho igihe rero n'iki ngiki uwitwa Pazo umusibejo kwa gatatu hasohotse video ye arimo avuga ngo ngagiye kwigemura ngo uko mu 2023 ngo yigize gufungwa ngasinga uburyo bamuhizemo n'uburyo yatwawe atiteguye. Ngo rero ngo igihe hari ngo nuko ngagiye kwishyikiriza ribu ngo kandi ngo ari kurengana ngo nta cyaha na kimwe agize iki afite. Ibintu byose Pazo ari kubihakana kandi bigaragara ko arabikoze. Nyine biragaragara ko arabikoze ariko barahakana. Uze hagati ya Pazo na y'ampano hagati y'abahubwo bigaragara ko hari ikintu bapfuye ntibucyumvikaneho yarangiza akabona gusohora video kubera ko nanone ntabwo yasohora video nta kintu bapfuye. Kongoki ubu twatuberanye neza nkavuta video yawe bayisohora. Oya nyine ikintu bapfuye banza wumve. Ntabwo ari ugutandukana ngo kuva mu rugo ngo bareke kubana. Nusose umuntu mukuru ubu waba ufite umugore waba ujya gushaka umugore uhana n'undi mutipe ntabwo niyo yaba ari umuvandimwe wawe nkubwira nti cabayinga
erega uba winjiye mu bundi buzima uvuye mu buzima bumwe ugiye mu bundi icyo kintu nacyumva ahubwo bo hari nk'ikintu bapfuye mu buzima bwabo busanzwe wenda se nk'ayo mafaranga bako bayakoreraga iki akaba yazishyira erega Pazo ni n'umwana mwiza tukabura Pazo twajyaga tujyana kuvoma mu cyumba haratudubika oya se sinabwiye ko muzi tudubika mu cyumba mu cyobo noneho uyu nguyu Pazo ariko ari kuremera ko ibintu yakoze ari ubugoryi ibintu nakoze ntabwo ari ubugabo ni ubucubacu kandi ikindi kugera yari no kunyuza mu bundi buryo bwabo nk'uburega kugira ngo kuri ibyo bagenda bakitsimba nk'ahantu bakarwana bose ni abagabo bakarwana unesheje undi kavuga nti ndagiye oya we noneho urya noneho yamana amahirwe yagize iyo aza kuba arinda indaya bataba cyangwa se akaza kuba ataragize iki atari dekare muri leta tayari ahubwo noneho mva ko uriya mugore wa yampano yabigendeyemo hanze hajya amashusho y'urukozasoni arimo byibuze bakora ibintu byabo wenda bakora ubundi bugoryi cyangwa ubwabo ku ruhande ariko uriya mugore atarimo uriya mugore mu bataramwandikiye izina ribi oya ahubwo reba ikintu nibajije nka nuze nka nyirabukwe wa yampano nyina uriya mukobwa yabyakiriye ate ahubwo se buri uriya mukobwa ahantu ari baba we uriya mukobwa ahantu ari wameze ati ni ibibazo ariko muri iriya videwo harimo akantu kavuga ngo nka Karadiyane yavuze ngo iyi videwo iramutse igiye hanze leta yiyahura yarabivuze muri iriya videwo uza kuyumva uze gushyiramo igitero yumve neza yarabivuze uriya mugore wa Yamana iramutse igiye hanze nakwiyahura guki kandi hari n'akandi nabonye uriya mugore wa Yamana avuga ngo ndetse sheri ngo wajya ujya gufata videwo ukabanza ukambwira bigaragara ko ibintu bakoze bari bamenyereye kujya bazifata kubera ko intuzu umugore wa Yamana ukimara kubona ko Yamana ari gufata videwo yese amubwira ngo ajye abanza amubwire noneho wabona ariko n'ubusa n'ubundi umugore abona arabifirinze arimo ariyereka kamera uturere akuramo amabere iki yayonka areba kuri kamera ibintu byose byabaye bari babizi kuyisomye wacicucuwe nkaho udodo cyarayose none bavuga ati none iragira gunda magutya wajya n'urukere bantu mufite za diki zimeze gutya ndabasura ariko ikintu namushimiye Yamana arasiramuye ukuri pe ariko asiramuye vuba nta myaka 2 irashira kuko iracyasa umutuku iracyasa yacyasa umutuku ariko biragaragara mwana biragaragara erega Yamana erega uriya mukobwa ikintu cyambabaje ni ababyeyi be babonye ziriya videwo ariko tunabigarukeho Yamana afite akabono kabi k'umukara n'abagabo mwese mu gihe tukubona turi kuriya cyangwa ni Yamana gusa kega kabuno we sha niba ari kuri amumeze tukuze ubuno tw'ibyubuzo dusekuriye ariko tube duteye kuri ariko dusinzo kega kabuno we ngo kigira gutya ngo uzi ko bajya ngo bamukubise irangi ry'umukara ku kabuno bamuteye shwagara ku kabuno ano ereka ariko Yamana we murenganya uzi ko ashitutse vuba uzi ko atangiye kuvugwa mu kwezi kwa mbere ejo bundi ajya mu ntuze ajya muri kuvugwa nta hantu utangiye nta hantu yure n'akabuno reka ateye ishwagara none yaragiye hakaza agiye gufunga idirishya namubonye imeze gutya ngo ariko bari abantu bakoze ibintu babishaka babizi ibaze kuba uri nko mu nzu imeze gutya amarido yose atariho ahubwo bajya mu gikorwa bakabona gushyiraho ikirido oya ntabwo abonye se aho umugore arebye inyuma gutya akavuga ngo funga aho batatubona ariko iki bya mbere bari babikoze